inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda, inkuru y'amarira, benshi basigaranye ikiniga ku mutima. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi ese iyo nkuru ibabaje ni iyihe? Fata umwanya wowe uri uburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'abari mu mujyi wa Kigali bakunda gukurikira Feza 250, ubanza umanuka aho hepfo kuri subscribe, uhakande, wibuke no gukora ku nzogera kugira ngo tuzajye tubana muri byinshi mu nkuru nyinshi zigiye zigezweho, tubagezaho amakuru y'ingenzi yagufasha, daily motivation n'ibiganiro byahindura ubuzima bwawe. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo ese inkuru ibabaje yabaye ahagana he? Ni mu Rwanda, ni muri Kenya, ni mu Burundi, ni muri Uganda, ni he? N'ahandi ni muri Kenya. Abageni biyahuye nyuma y'iminsi 4 bakoze ubukwe butangaje mu gace ka Kisumu muri Kenya. Imiryango ibiri iri mu gahinda gakomeye nyuma y'urupfu rw'abana babo biyahuye kubera amadeni nyuma y'iminsi 4 bakoze ubukwe. Odipo n'umugore we ngo bahisemo kwiyahura kubera guta umutwe w'aho bazakura ubwishyu bw'amadeni batakaje mu ubukwe bwabo. Burya ngo koko ibikundanye bigira ute? Ibikundanye birajyana. Ni nyuma yo gukora ubukwe buhenze bwa miliyoni 7,900,000 z'amashiringi ya Kenya, ni ukuvuga asaga miliyoni 74 mu manyarwanda, nk'uko tubikesha ibinyamakuru nka Kenya Today, Breaking News n'ibindi byandikirwa muri Kenya. Mu rwandiko basize banditse ngo byari bibagoye kubyihanganira kuko no kujya mu kazi mu kwezi kwa buki nk'uko babipanze bitari gukunda, bahitamo gukomezanya bakajya ahacecekerwa. Ibyo ni njye wari ubyongeyemo. Kujya mu kwezi kwa buki nabwo ntabwo birimo birakunda. Bagatunga agatoki ababatahiye ubukwe ko baje imbokoboko nta mana bitwaje. Gutegura ubukwe wishingikirije Imana nabyo ni ikibazo, barabatengushye. Bagaye abitabiriye ubukwe bwabo bakaza kurya nta mpano bitwaje. Mu rwandiko basize bagize bati turababaye, dufite isoni n'ikimwaro cyo gutangira ubuzima bushya mu byishimo kubera mwe mwaradutengushye, ntimwadushimishije nk'uko twari tubitezeho. Nk'uko umwe mu banyamuryango batanze amakuru ku kinyamakuru Daily Statesman yavuze ko aba bageni bakoresheje amafaranga y'umurengera bagakorera ahantu hahenze muri hoteli y'inyenyeri 5. Yakomeje avuga ko nka 90% batumiye abantu bo mu byubahiro by'ikirenga VVVIPs n'abanyacyubahiro VIP. Biteze ko bazabazanira impano zibarirwa mu mamiliyoni y'amashiringi. Umuturanyi w'umusore yavuze ko ngo mu gihe yiteguraga ubukwe yigambaga ko azakoresha amafaranga menshi kuko ngo yizeye ko yatumiye abakire cyane, ngo aho yizeye ko nibura uzatanga impano ya make azazana amashiringi ya Kenya 1,500,000. Aza gutungurwa nuko icyo yise ubukwe birangiye, ubukwe burangije ubuzima bwabo
babushyizeho akadomo. Uyu mutangabuhamya yongeye ko abitabiriye ubukwe bizaniye indabo n'amafoto gusa. Ibi ngibi banyarwandakazi bibasigire isomo, uvuge ngo ese ngiye gutegura ubukwe, ngiye kubutegura nshingiye kuki? Ubukwe ntabwo ari bizinesi, ni igihe cyo kwishima, ugaha ibyishimo bagenzi bawe, nawe ubwawe, inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi bawe, ariko wibuka yuko nyuma y'icyo gihe ubuzima burakomeza. Wibuke gukora subscribe kuri Feza 250, twihanganisha inshuti, umuryango w'aba bana